Juliette mwana wanjye noneho kunyicaje hano n'ikintu nogikurikiye ugiye kumbwira ndabizi uri mu bihe bigoye pe ariko ihangane sibyo ihangane ukomere uramu mama ibintu yakubwiye nibyo ni mama wawe pe nanjye sinkiri kubishidikanya ariko nyine ihangane gake uzagenda ubyumva wiyakire ko ari mama wawe sibyo ni iki gitumye noneho nyicaza hano nanye kukubwira nyine basiga niba ari mama wanjye gusa njye mbyiyumva mupe kandi ndanabibona cyane urabibona nanjye ndabibona n'ibintu byose yatubwiye birahuye nta kumushidikanyaho ni mama wawe niki kintu mwifuzaho bazi muhamagare aze hano ambwire naho papa wanjye yaba ari kuko kuba mumenye ni amahirwe pe ni na byiza cyane ariko nkwiye no kumenya aho data ari nkamenya niba mfite papa ndagusabye mumpamagare ndabyumva kuba ubonye mama wawe ni kimwe ariko nyine ndabyumva ukeneye no kumenya papa wawe ahantu ari reka nzi ndebe ukuntu muhamagara nyine biragoye ntekereje ukuntu yavuye hano kugaruka ariko reka nzi ngerageze muhamagare genda ujye kunzanira telefone nayitaye hariya hirya bibaye byiza yahita kwa naza nk'uko ndamukeneye nta kibazo ndabikora genda unzanire telefone nari nyibagiwe wihute nyine muhamagare aza tubwire basi wumve nawe uruhutse ngaho mama we aramutaye iki gihe cyose none ngarabonetse nyuma y'imyaka 18 shariko biriya bintu ntabwo ari byo nubwo yambwiye ko abayeho ubuzima bubi ariko ubwo buzima bubi ari kubanamo n'umwana we pe ntabwo ari ngombwa gufata icyemezo ukuremo inda bajya bavuga ko umwana wanzwe ari ukura reka muhamagare mubwire ndebe ko yaza nimugoroba basi ndebe ko yaba afite umwanya umubwire ko ari njye uri kumushaka wenda niba nawe afite umuhate wo kumenyana nanjye cyane yahera kwa naza kanze muvugishe tugize amahirwe yakemera akaza kuza ariko ndabizi ko ari buzi kuko nawe akeneye kukumenya kugutsindira akeneye kugutsindira sibyo manifeshe papa nawe azaba akiriho basi kandi ubuzima bwanjye bwaba bwuzuye allo oui mumeze mute tumeze neza amakuru y'iminsi se nyine natwe tumeze neza ariko hari akantu nashakaga kugusaba allo ndakumva hari akantu nashakaga kugusaba yego mbwira nta kibazo ndakwinginze mfashe nimugoroba uze hano mu rugo sibyo mbabara uze hano mu rugo Juliette ari gushaka kukuvugisha hari akantu ashaka kukubaza yabyemeye se basi bamuganirije namuganirije nta kibazo ariko hari akantu kamwe ashaka kukubaza nahise n'ikindi kibazo sawa reka nze basi nitegure muri mu rugo se cyangwa reka nzaze oya nonaha mbabarira witegure n'ubundi nimugoroba harageze wowe mbabara witegure uze turi mu rugo rarigiye kujya mu mujyi rero reka mbanze nkacuko ndakomeza mu mujyi mpavuye sawa ubwo turagutegereje sawa koze cyane agiye kuza umubaze ikibazo cyose wumva wifuza ubohoke umere nk'abandi bana sibyo sawa rero genda ukomeze imirimo yawe rero nkuko nabikubwiye Juliette naramuganirije naramwigishije gusa nyine yagerageje kubyumva ariko asaba ko ugomba kuza nkuko nabikubwiye hari ikintu ashaka kukubwira dore ngo yarahari nawe nakwibwirira icyo kintu ko mureba nayingwe Julie wambwiye ngo iki
ese mama yasi nako mama ese ko mbona umutima wawe kigucira urubanza? Mwana wanjye ibyo nakoze ntabwo ari byo kubabarirwa, ariko niba wicara wenyine ukumva ugomba kumbabarira, umutima wanjye witeguye kukwakira nk'umwana wanjye kandi witeguye gukosora amakosa yose wakoze. Nanjye niteguye kukubabarira nk'umubyeyi wanjye kuko imyaka yose namaze ngushakisha. Turabana pe, wenda ntabwo wari uzi kuri mama, nanjye ntabwo nari nzi ko ndi umwana wawe pe, ariko ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe, ntukinkorere icyo kintu uzabuhoke kuri njyewe. Hasi nsaba icyo ushaka cyose. Se ko nshimye ko menye mama wanjye, nta papa ngira basi nabyo mbimenye, kutigeze umumbwiraho nawe. Icyo kibazo cyari gikwiye ko uri mama we, wamubare basi ukamubwira na papa we, sibyo? Mwana wanjye nta nubwo nzabona abihera. Ibiki utaza wabihera, wabyaranye n'igiti se tubimenye. Amaso yangana. Sinzi niba nkwiriye imbabazi cyangwa se niba niteguye kwakira ibihano byose mpabwa. Bohoka tubwire, sibyo? Sinzi niba iki ari cyo gihe cya nyacyo cyo kumenya papa wawe. Njye kurwanjye ruhari numva nkeneye kumumenya pe, kereka wenda niba utamuzi cyangwa ufite uko byagenze wenda ntabwo mbizi, ariko umfashije wambwira papa kanamunyereka rega. Mwana wanjye, basi reka kurira, papa wawe ariho. none se papa wanjye ariho? Ariko papa wawe windeba, bohoka tubwire. birandemereye. Mbabarira umbwire papa wanjye. Papa wawe ni papa wawe papa wawe ni umugabo wo muri uru rugo. Papa wawe ni Timi. Mama asigize ngo iki? Mama asigize ngo iki? Bivuze ko papa ari umugabo. Papa wawe ni umugabo. Ya minsi yose unyihishe, ntabwo nari mbizi. ya minsi yose wazaga hano nanjye ntibizi, ntabwo niki kaguha karibone wanjye. Ndamahitamo namwe nigeze ngira. Hari umugabo Namenyanye imbere yuko umumenyana wowe. mama, ukuntu nakugize inshuti ntaramutima, ndakwakira nakubwira buri kimwe cyose. Ntabwo nigeze mbizi. Ntabwo nahisemo kuguhemukira, ntabwo nahisemo kubyarana n'umugabo wawe.
nukuri ibyo byose ndagusabye mama Asiya sohoka wengenza mbabarira ureka kumwirukana atarambwira mama Asiya rimwe ningeza kuri gatatu wambabariye akabanza akambwira mama Asiya sohoka mama Asiya sohoka mama Asiya sohoka uve hano mwana wanjye wicara wambabariye mama Asiya sohoka ngwino ubanza umbwire ndakuzwa n'undi munsi kubera iki ndimo ngorwa ibi byose ni hano none se basi nawe mwirukanye mutaraganira iyo ureka akabanza akadusobanurira atoka yewe je nivugisha urebye handi ntabwo usanze ndakubura hasi wambona gute birega imibare yanjye igiye kurangira ndabizi neza reka njya nsenga nubwo njya nigira umusozi ntabwo ndi gutinda urabona ko imvura iri kugwa wa munsi rero nagiyeyo si ukuntu uri buyakire ayo makuru ntabwo mbizi nagiye iwawe kumanga mbabeshya ko hari agakurenge naguhaye ngo nzanire bari bakumpera nzanire mukuru waranyakira ntumbwire ko yakwakiriye nabi ariko yanyakiriye neza arangije nyine ngiye kumva numva ahamagara umwana Juliette Juliette ndamubaza se ugira umwana witwa Juliette abarambwiye ngo ni umwana ngo murumuna we yatoye abimbwiye rero mpita numva wa mwana twabyaranye wowe se ushishoje neza ubona nta n'akantu na gatoya kakwereka ko wambure ko ari inkuru ndende ko nasanze uwo mwana twaranabanaga mu nzu ntazi ko ari umwana wanjye ntiwumva se rero twarabanaga aza kuncika aragenda kumbi ngo yaje iwawe umwana naramubwiye ko ndi nyina yanga kunyakira biba intambara umugore arambwira ati rero urumva imyaka ishize ni myinshi ntabwo ahita ko kwakira ngewe uko iminsi izagenda ishira nzagenda amuganiriza azakwakira ariko amakuru nyine ngutangarije umwana uri iwawe mu nzu ni uwo mwana twabyaranye ahubwo byose narabivuze amakuru yose nashyize hanze mbwiza umugore wawe kuri ko ari wo twabyaranye bivuze ngo Juliette turi iwanjye umwana wanjye yego wowe rero gahunda zose ufite sinziza ariko icyo nakubwira cyo va mu busazi use wigaragaze utangire urera umwana wawe reka nkubwire sheri wanjye bya sheri wawe buretse reka buriya niwe mugore mukuru kuko niwe twabyaranye ni nawe mbona sibyo undi uri mugore tubana nta mwana nta ndayigeze ijyamo ngo ivemo byibuze menye ngo ninjye ufite ikibazo cyangwa niwe ugifite ubwo rero niwe magaciro none reka tuganire ubu imibare yose uko yari nayipanze Imana iranyumvisha nibwo ngiye nasubizwa sasa imibare yose narindimo ngiye gukura mu mutwe mve mu bwana hanyuma noneho ibindi byose nanjye ni ku murongo nabona Juliette imibare yose ihise ihinduka zero niyo bari bafite isinduka zero noneho ugiye kuri bazaba babira nka filime none se wavuze ngo umugore wawe ntabyara nahasanze umwana w'umukobwa ariko umugore arambwira ngo ni umwana wawe ndende yura mwana w'umukobwa nta niwe utumye ndahangaha mu muhanda ariko nzabikuganirizaho urabizi nta kintu naguhisha uriya mwana uriya mugore yashatse iwanjye ntabizi neza akamugira imyaka 17 yari ishize wumva icyo gikomere umutima wanjye wabaye nka supanete kwana na supanete barayirobesha wabaye nka deshire 18 siko ariyo mpamvu yahise anyumva cyumva ngo Juliette no wanjye ntabwo nyine yigeze
akira abirwanya cyane yahise anyumva ubu rero njyewe nigendere. ubu rero niyo mpamvu wowe uhise ugira agaciro mu rugo rwanjye nubwo ufite umugabo wawe yego nta kibazo ufite umugabo wawe ariko wowe uhise ugira agaciro mu rugo rwanjye rero ngo wowe genda ibindi bindekere ndabikurikirana kandi mu gihe cyose umugore we namubwije ukuri gusa uzajya umfasha nukuza unkurikirana umenye uko bimeze n'umwana nawe ukamukurikirana wowe ibyo upanga byose umwana kuva yarangije kumenya ko ndi nyina kuri se ubwo nyine yego urumva n'umugore wawe ntabwo yamufata neza nubwo yabaye iwabo yego kuva mu busazi rero uzukurikirana umwana wawe nawe nyine ahabwa agaciro ntabwo ndi umusazi sheri njye ndi muzima na niyo mpamvu ibi byose nabikoraga kugira ngo ndebe ikibi n'ikiza aka ikibi ndakibonye n'ikiza ndakibonye sawa reka ngende gende wihute ujye mu rugo sibyo sawa ubwo turi ko mu gihe gito kuba nkurikiranye ibyanjye kandi bizacamo nta kibazo sibyo sawa urakoze bye mani rongera nsubije kumbi Juliet turi iwanjye niwe mwana wanjye ndarota bantuburiye cyangwa ndacyaryamye byashoboka ntabwo mbizi mana we ni wowe nyanduze se mana we ninde wakuvuje ninde wakwambaye yakanzu wansubije ibintu ndi kukubaza kumbaza iki kumbaza ibintu bya cyane gusa Imana ishimwe basi wampobeye nyanjye we ndi kumva naniwe byatari kamanjye njye kuruhuka inkuru ndende cyane ndi turaza kubiganira Mana ushimwe sheri kubona wari umaze igihe mu misozi waretse nkagushyuhiriza amazi nkakoza dore n'imyenda wambaye nyine ni myiza ariko irasa nabi waretse nkagushyuhiriza amazi nkakoza ni myiza ariko irasa nabi none se nyine reba hariyo wanzaniye nyine nta nazanye ariko mbabarira ngushyuhiriza amazi woge sibyo se ni ngombwa ko wahita ushyuhiriza amazi nkoga cyangwa nuko ikiza nuko wareka nkamanza nkaryama nkaruhuka nanakoga nimbyutse nta kibazo urukumva ari byo ushaka cyane Mana we ubu se hari ikintu kiruta kumbona se ntacyo nta n'ikizanaba ibyo njye ntanabitekereza ngushimira Imana nayishimiye yo kabyara kumbona ngarutse meze gutya ntarananutse nk'uko abantu babitekerezaga nyine ngarutse meze gutya naryaga se oya nabishimiye Imana ahubwo se Imana nari ngukumbuye none sinzi ukuntu ndi bubikubwire wambabariye tukajyana niba mushaka kuruhuka tukaruhukana tukaza kubyuka tukogera hamwe shaka kongera kuzana byandi bya mbere se byo kuntera stress oya ntabwo ari stress nyine ndashaka ko nyine turuhuka ngiye ndi kuma nshaka kuryama nkaruhuka nta rusaku ntaki ngiye nkaryama byuze nubwo aba ari umunsi wose cyangwa se amasaha 3 ariko nkumva ko ndi njyenyine byarushaho kuba byiza kandi mbabare icyo kintu kinkoreje sibyo nta kibazo ngajya njye kuruhuka sawa ngaho ndaje nyuma y'amasaha 4 cyangwa se 5 baza kuganira sibyo sheri basi waretse nkagutekera n'akareti nkakakuzanira byari byo ariko kwanza genda ugateke hanyuma ukazane mu cyumba sibyo yego ese ubundi telefone yanjye warayibitse iyi narayibitse mbona shaka ugende ujye kunswapishiriza simukadi cyangwa se n'ubwo undi simukadi shaka simukadi nshyashya hanyuma uyishyire muri telefone niyo ndi gushaka kuza gutangira gukoresha abana barahari
oya ntaba hari ahubwo ninza n'umureti ndahita nza turyame turuhuke. Nta bana bahari? Yego. Ngo abana nimba badahari ugira vuba uteka ku karito ukazane kandi ukazane gake cyane kugeza ubwo n'uje gusanga nanasinziriye winjire mu cyumba rwose utanjagaraje sibyo? Yego. Kuko nkeneye kuruhuka bihagije. Mana nyagasani uzi ko ari muzima ntari kurota uzi ko na telefone iwe akiri kuyibuka. Mana uri igitangaza nari narataye umutwe nshaka ukuntu namuvuza nta hepfo nta ruguru none umunzaniye ari muzima. Mana we gusa Mana ushime. Ukeneye wihebe zuba risaresa kwezi kuzamurika